turasoma urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere umurongo waho wa 7. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere umurongo waho wa 7. Bibiliya iravuze ngo kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba ahubwo yaduhaye uw'imbaraga, urukundo no kwirinda. Amen. Kongera dusubiremo. Kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Amen. Haleluya. Tugiye kuganira hejuru y'imbaraga zitsinda ubwoba. Amen. Imbaraga zazitsinda ubwoba. Turahimbaza Imana se umwami wacu Yesu Kristo tugiriye neza ikaduha umugoroba mwiza kuba imbere yayo. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Bishimiye guterana nawe twese. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Nyuma yo kurukoratera ivuga neza mu kwezi cyangwa mu gitunganye neza. Turashimira abashumba bacu ndetse n'abayumbe. Bishimiye ubutumire bwanyu, duciye bugufi ku bwanyu. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Amen. Nishimiye kugendana na Revera nawe ndamwiyegereje ngo yegere. Imana yo mu ijuru imuhe umugisha ndetse n'abandi batumirwa turi kumwe kuri afishe. Imana ikomeze kubagirira neza. Amen. Naza kuganira umwanya mutoya kubera ko inyuma yanjye hariho Revera kandi abarevera nibo baza batinda, jewe ndabanguka. Rero ndabasaba kugira ngo tubane, bahawe bagomba gusohoka ntibongere gusohoka kugira ngo dukurikirane ijambo ry'Imana. Amen. Turaganira hejuru y'imbaraga ziza zitsinda ubwoba. Aho twasomye ni Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba ahubwo ngo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Amen. Nasomye iri jambo tekereza ko tuganira hejuru y'imbaraga ziza zitsinda ubwoba. Naje gusanga imbaraga ziza zitsinda ubwoba ntazi ni imbaraga za Mwuka Wera. Amen. Niyo mpamvu Yesu aje kuja mu ijuru yaravuze ngo sinobasiga muri mwenyine. Yamavuga ngo ibyiza ngo nuko ndogenda nuko mwondeka nkagenda kuko ngo ningenda ngo nibwo Mwuka Wera aza. Ababwira ngo hasigaye umwanya mutoya ngo ab'isi ntibabe bakibona ngo ariko mwebwe ngo muzomona. Ukuvuga ngo ndazi imbaraga ze zituma tubona Imana ni imbaraga za Mwuka Wera gusa. Tuzamurese Haleluya. Imbaraga za Mwuka Wera w'Imana nizo zituma umuntu abona Imana. Si imbaraga zo kugira umutima ngo kugira apeti nyinshi. Oya, si imbaraga zo kuba wenda ufite kashe nyinshi. Sizo mbaraga zotuma ubona Imana. Sizo mbaraga zotuma Imana ikwiyereka. Ahubwo imbaraga zazituma tubona Imana ni imbaraga za Mwuka Wera. Pawulo yamubwira ngo Timoteyo we umenye aya makuru kuko tutahawe umwuka w'ubwoba ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Haleluya. Natekereje nsanga ubwoba bwateye abantu. Ubwoba bumaze abantu bari mu kuryama bakagira ngo ntibuce. Umuntu yaza akora ikintu ukagira ngo cya kintu kizoja kurangira nawe byigutambukanye kubera ubwoba Satani yabitse mu bantu. Kandi naje gusanga ubwoba niyo ntwaro Satani azakoresha. Hari ibintu bibiri natekereje ubwoba buza kuzana. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kugira ubwoba ikintu cya mbere kiza kikuzaho ni bwihebe. Kandi bwihebe izi kwereka ko ibintu byose bidashoboka. Nta positive iba mu bwihebe. Ni ukuvuga ngo bwihebe. Haleluya. Cyane haleluya. Bwihebe iyo imaze kukugeramo izi kwereka ko ibintu byose bidashoboka
ikakwereka ngo ibintu byose bidakunda. Ni ukuvuga ngo ubwoba iyo bwamaze kugera mu mutima buza bukwereka ibintu byose ko bidashoboka. Ariko muri ibyo rero ndavuga ngo bidashobokera abantu b'abantu imbere yawe birashoboka. Haleluya. Izo tureba ukabona ntibikunda, hahandi uzunyura ukabona ntazi, imbere y'Imana birashoboka. Kandi ngo biza bishobokera uwizeye. Kwiheba ufite ukwiki kurara udasinziriye, kandi Yesu yaratsinze, ewe mwana w'umuntu. Haleluya. Ukuvuga ngo iyo bwihebe imaze gutibuka mu muntu, izimara umuntu n'ibitotsi, umuntu akazarara adasinziriye, ugatekereza ibitekerezo bigareka, ugasanga umuntu usakarakanura kubera gusa ubwoba Satani zibika mu mitima. Bwihebe ikaza ikaremeka mu mutima, umuntu ntaba acibuka no gusenga, ntaba acibuka no gusoma ijambo ry'Imana, ukamukubita gusa za mindi zikaba zizunguruka. Mu gitondo umwana yazagira ngo avuge ugatema. Ni ukuvuga ngo ni bwihebe iba yaramaze gutibuka mu mutima. Haleluya. Izo ni imbaraga z'ubwoba Satani zitera, kandi kuriya ubwoba nasanze nibwo buza butuma umuntu atakaza imbaraga. Nta kindi kiza gituma umuntu atakaza imbaraga yari afite, ni ubwoba. Kandi kuriya umuntu agize ubwoba azamusubirira yari yaravuye. Ugasanga bamwe basuka kurya n'uruzorere n'iy'umugane azasubira ku cyo yari yararetse, cyangwa ibyo yagaze akora yari yararetse. Iyo anebwe gutya gatoya, iyo ubwoba bumufasha kujya butasubiraho, zo ni imbaraga z'ubwoba gusa. Mani tubabarire cyane. Ni ukuvuga ngo ikindi kintu ubwoba buzabuzana buzavanga bukwereka ko utari umuntu. Natekereje bariya bagabo Mose yatumye baje gutata bari 12. Baragiye kandi bari batoye abagabo babizeye. Buri muryango bari ko batoramo umugabo uhagarariye w'umwizerwa wozana amakuru y'ukuri. Ariko ngo baragiye bagera i Kanani baterwa n'ubwoba. Bamaze guterwa n'ubwoba ngo bakama babona bameze nk'inzige. Ngo kandi bamabwira Mose aravuga ngo nabo ubwabo nuko batubonaga kandi ntibaganiriye. Ibitekerezo bizazana bikwereka ibintu bikaba bikubwira ikiri mu mutima undi, ukavuga ngo yavuze gutya, imbaraga gusa z'ubwoba. Ukaba uzikubwira ngo yavuze gutya byagenze gutya, bakamama ngo nabo ubwabo ngo niko barariko batabona, kandi ntibagambwe ngo bababwire ngo turabona mumeze nk'inzige. Namureze icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ba bagabo ngo 10 ngo baraza babatekerereza ibyabaye. Barababwira ngo abo bagabo ngo twari ko tubareba igihugu ngo ni cyiza, kandi noneho we ngo kirere. Ariko ngo twari ndetse no ku mbuto z'igihugu bazanye kureba igihugu. Ariko ngo twari ko twireba imbere ya ngo tukabona tumeze neza, kakujya kwizika. Ziriya ni imbaraga z'ubwo bazari zabatashemo. Mani tubabarire. Kwireba imbere y'undi muntu ukabona umeze nka kujya kwihanze. Iyi imbaraga z'ubwoba zagutashemo, uwo muntu uza kugushiramo, ukaza ubona utubwira umuntu, ndetse ugatangira kureba Imana, ukaza ubwira Imana ngo ibi ni gute. Ni imbaraga gusa z'ubwoba. Haleluya. Ariko ngo Yoshuwa na Kalebu baterura amagambo barababwira ngo bagabo bene data, ibi bintu aba bagabo bavuze ni ukuri ntibabeshe, nta makuru y'ukuri. Iyo bamaze kwakira imbaraga za Mwuka Wera ziza zireba hirya y'aho abandi batareba. Tuzamurebe icyubahiro. Haleluya. Ukuvuga ngo amaso y'Umwuka ntazareba gusa ahantu hagaragara, azareba hirya y'iki gikuta. Kandi hirya y'iki gikuta birashoboka, kandi nta kindi bizatuma bishoboka, ni Umwuka Wera. Kuko uyu Mwuka niwe ukuza utsinda ubwoba. Ibidashobokera imbere yawe birashoboka, imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo. Ibidashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. Abwikuzo Mana ya Abrahamu, kubw'imirimo myiza wakoze,
babatabiza n'ururiro ariko bavuga ijambo riza neza bamama ngo naho Imana yacu itotubwiza idushobora kuramya igishushanyo cyiza aho mwikoreye uzi gutekereza ukavuga ngo nubwo Imana itokora sinoyifasha nubwo Imana ibi ngibi bisa naho itahaye ibibona nubwo ufite agahinda n'umubabaro bisa naho bitabikura nubwo ibihe ndimo bitambereye neza nubwo Imana isa naho itahaye ndebe singomba kuramya izindi Mana izo ni imbaraga zo kugira Imana icyizere iyo ufite Imana icyizere uza utinyuka ni ukuvuga ngo batinyutse umwami kubera imbaraga zo kugira Imana icyizere kandi Imana nayo izi zikagutabara. Haleluya zamure Yesu cyubahiro. Haleluya iyo ufitiye Imana icyizere muzi kugerageza aho bagushakira bakavuga ngo ntahandi tukamukura uretse gusa ku Mana ye. Daniel ngo bagerageje izindi nzira zose babura aho bamushakira bamama ngo ni ku Mana ye bituma bamubuza gusenga ariko ngo bamubuze yamara yongeza umunsi wo gusenga wakigura amadirisha ngo yerekeza i Yerusalemu aho Imana yabo yabaga yongera amasaha yo gusenga kubera kugira Imana icyizere. Iyo ufite Imana icyizere uzubaho mu buzima budatinya. Iyo ufite Imana icyizere ubwo babuza guhunga muri wowe nukumanga umwaba abantu bari mu rugo nuko utagira Imana icyizere. Haleluya cyane haleluya. Ariko iyo ufite icyizere ukavuga ngo Mana ufite icyizere abantu bohemuka abantu bogueza za promesse ntibazitimize abantu boguha za rendez-vous bakazica ariko ukavuga ngo wowe tuzuhemuka kandi tukoze isoni ukicara uzi ufite Imana icyizere ukicara wizeye Imana ko izitabara. Haleluya cyane haleluya. Ibi ni ukuvuga ngo iyo wamaze kugira Imana icyizere uzubaho mu buzima udafite ubwoba kandi impamvu abantu bari kugira ubwoba ni uko utagirira Imana icyizere. Haleluya cyane haleluya. Ikintu cya kabiri kiri mu gutuma abantu bagira ubwoba ni uko utagira amakuru ahagije kuri Yesu. Abantu bafite amakuru make kuri Yesu ariko imbaraga ziba zituma dutsinda ubwoba ni ukugira amakuru ahagije kuri Yesu. Ubu nyine abantu bafite amakuru ahagije kuri za cana abantu niyo makuru ahagije bafite kuko nibyo abantu bari mu gukurikira umwanya wose. YouTube ni ukuvuga ngo ni ugukuramo ikiganiro kimwe hasi niyo makuru ahagije abantu bafite. Ubu nyine abantu bafite amakuru ahagije ku bindi ubu abantu bafite amakuru ahagije ku bandi abantu bari mu kubwirana amakuru y'abandi ariko abantu ntibafite amakuru ahagije kuri Yesu. Natekereza ngo twakwamamaza gute Yesu tutamufiteho amakuru ahagije kandi buri muntu aza yamamaza uwo akunda ukamamaza uwo uzi neza kandi ukunda uzi umuganiriza ukunda muza musabana ntawe uzi usa n'umuntu ahaye musaba umuntu aza asa n'undi mu gihe bariko basabana ariko iyo waba usaba umuntu undi mwoza. Haleluya ni ukuvuga ngo nyine abantu ntibafite amakuru ahagije kuri Yesu abantu ntibari mu gusoma ijambo ry'Imana abantu ntibari mu gusenga abantu bafite amakuru ahagije ku bindi. Niyo mpamvu ubwoba uri mu kudutera ukaza ukaja mu mitima. Iyo umuntu adafite amakuru ahagije kuri Yesu tuzubaho mu buzima budasenga kandi gusenga imbaraga zo gusenga zazizanwa gusenga kuzakuzanwa n'ukundi gusenga bikaba reveye muri twebwe bikaba ubuzima kandi kurya umukristo ahaye asenga azagira n'inyota yo gusoma ijambo ry'Imana. Haleluya cyane haleluya. Ariko abantu ntibafite amakuru ahagije. Bibiliya yarambwiye mu gitabo cy'Abaheburayo ngo abo bose bapfuye bagicizeye ngo bari batarahabwa izasezeranijwe ariko ngo babiroraga bikiri kure bakabyishimira. Yesu yarataraza ariko bakamwanga ngo tuzokomeza tumwizeye. Ni ukuvuga ngo Abaheburayo bari bafite amakuru ahagije kuri Yesu. Abahanuzi bari bafite amakuru ahagije kuri Yesu. Haleluya cyane haleluya. Iyo ufite amakuru ahagije kuri Yesu muzamubwira ngo niko cyatumye rusa kurigirana naho ntabwo ari kugira ngo amubwire ngo uza kukwereka bakazana kubana na banyirawo nuko yari afite amakuru ku Mana yo kwabaza nawe yanamubwira ngo Imana yawe
izaba imana yacu. Kubera ko Rusi yari umunyamahanga kandi umunyamahanga n'umunyisirayeli ubundi yaribwa. Haleluya. Amenya amakuru y'Imana yabo. Nukuvuga ngo rurangiro suko kubwigisha kubana n'abamwe neza kwiteko yayo. Ni Imana yabo yaramubwiye ngo Imana yabo ni izaba imana yacu. Iyo ufite amakuru ahagije kuri Yesu usubaho mu buzima budatinya. Bamba abantu bariho mu buzima bufite ubwoba nuko utagira amakuru ahagije kuri Yesu. Kandi kuri iyo umuntu afite amakuru ahagije kuri Yesu ntaza kumutegereza. Ariko iyo ufite amakuru ahagije kuri Yesu uzuhora umutegereje. Ukavuga ngo ubu nyine turi ko tubwira Yesu yoza. Ubu nyine ndiko mbwira Yesu yoza. Turyamye Yesu araje. Dusutse Yesu araje. Igihe ugiye mu kazi kawe Yesu araje. Nukuvuga ngo iyo ufite amakuru uzuhora umutegereje. Bandi bamugisha.